birakemuka. Kubera iki? Hari abantu bari baratangiye neza, Satani arimo gushaka yuko babona ishyano riruta iryakangaye. Uyu muntu byaramutangaje cyane, kandi amagambo Yesu yamubwiye mu rusengero yarinze yongera gufata yibagiwe, kandi ari mu bantu bagize umugisha wo gusoza neza. Bantu b'Imana, niba ubizi ko Imana yagutangije urugendo, ukeneye gusenga no kubana n'Imana cyane. Umwana aza ku isi, urugendo rwarateguwe, misiyo y'ibyo azasohoza byari biri hariya, ariko Imana yereka Samusoni n'ababyeyi be ibyo bagomba kuzitondera. Uyu munsi wa none abantu duhamagarwa n'Imana gukora mu murimo wayo, duhamagarirwa kuba abanaziri mu buryo burenze uko Samusoni yahamagarirwa. Ariko Samusoni yakuze atinyuka iby'Imana yatinyishije abantu, yakuze abahawe amabwiriza adashaka kubatega amatwi. Samusoni yakuze atinyuka ibyo abandi banaziri bari baramubanjirije batinye, ajya ku rubuga azarasirwaho, kandi ku munsi wa mbere Samusoni ajya ku rubuga azarasirwaho ntabwo yarashe. Oya, buriya hari ukuntu Satani akujyana ahantu habi, wahajya umutima ukakurya, ariko Satani akakubwira turetse bakanaka bakabya ububaye iki? Uko wicaye mu kabari hari inzoga umwe, uze gusohokanye n'umusore w'ikirara, hari ubwo amufashe ku ngufu, abantu birirwa bakabiriza. Umunsi wa mbere n'umunsi wa kabiri Satani ntakurasira ku rubuga. Satani yari yarapanze ko Samusoni ntabwo azasambana gusa, nta nubwo azanywa inzoga gusa, Samusoni ntazasuzugura se na nyina gusa. Satani yari yarapanze ko Samusoni azanogorwa n'amaso, agahinduka inkuru, agahinduka umusyi wa karitsiye, bakazamushyira ahantu akazengurutsa uruntu rw'urusyo, barangiza bakicara akabaganirira kugira ngo bamwumve gusa. Babwiza ukuri, imibereho ya mbere ya Samusoni, abantu bose baramurebaga bakumva uko yavutse, bagakubita urutoki mu rundi bati uyu yazanye umugisha. Ni nako bimeze. Umuntu iyo akubona uvuka mu rugo rw'ababyeyi basenga, aravuga ati naba n'uyafite ahera. Si kuba mama yaraguhetse asinze, akwegamira ku kibambasi, aho amukuriye ku ibere, akazaza aba ariwo usoma kuri mitsingi yapfuruye cyangwa urwagwa. Warwara giripe bakaba bakwicaje mu bapfumu bati ndebera baramuhumanyije. Kakabwira abantu muvuka mu ngo zisenga, niyo mpamvu namwe muzabibazwa, kuko Imana yabahaye ibuye ryo guheraho mu gihe abandi bahereye kuri zeru. Samusoni ajya gusoza ubuzima bwe, nyuma y'uko bamwogosha bakamukuramo amaso, yarababaye yibuka urugendo rw'ubuzima bwe, ababazwa n'uko agiye gusoza nabi kandi yari yaratangiye neza. Biramubabaza cyane, biramurya. Arangije aho yari ari abwira Imana ati Imana sinkibasha kubona, ariko mfasha mbashe kukubona uri kumwe nanjye. Ntabwo ntibasha kumva, imbaraga zanjye zarashize, ariko gira icyo ukora. Icya mbere, gira icyo ukora kugira ngo wongere ugire imbaraga. Kandi imbaraga Imana yarazimuhaye, ndetse umusatsi wongera gutangira kumera. Samusoni arangije abwira Imana ngo ahorere amaso ye, kandi Imana yari yashimye ko mu buzima busoza bwa Samusoni, ubwo yihana, ndamuha amahirwe yo gusoza misiyo na yaramushyiriyeho, ariko arasoza misiyo nayimusoza. Samusoni abo bagombaga gupfa, abo yari yavukiye kurwanya, n'ubundi ku munsi we wa nyuma yanyeganyeje ibikuta, bantu ikizu kirabagwira barapfa, birangiriraho, ariko nawe agira gute? Arangiriraho. Reka ngire ikintu babwire, hari umuntu utazemera gusohoza iby'Imana, urupfu rwe aba ari rwo rubisohoza. Uzaba wungutse, uzaba ubonye. Umutegereje ko ubuhamya abantu bazihana kuko urupfu rwawe ruri mu isandu. Samusoni filime yararangiye, ari mu bantu basoje nabi, ku buryo mu gitabo nahoze ndimo gusoma cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi paji 393 haranditswe ngo ku mubiri Samusoni
yarushaga abantu bose bo ku isi imbaraga ku mubiri, ariko mu byo kwirinda, mu bintu bigendanye no kwirinda, ibintu bigendanye no kwitegeka, ibintu bigendanye n'ubupfura, n'ibintu bigendanye no gushikama, yari umwe mu banyantege nke cyane kurusha abandi. Ushobora kumuvuga ahantu hakomeye, ushobora kuba uri umuririmbyi w'igitangaza, uri umukuru w'itorero, iwanyu ari umuryango w'abapasitoro, ariko abantu bakakubona ufite imbaraga iz'amafaranga. Hariho imbaraga z'amoko menshi, ubu hasigaye hariho n'imbaraga ngo z'amashusho. Umukobwa aratambuka ukabona abantu bose baramurebye, umuntu agahita amuhashaka umukobwa afite imbaraga z'amashusho shaka. Ariko mujye mubaza abakecuru bicaye aha nabo muri 77 baracanaga, bari bafite imbaraga z'amashusho. Hari umuntu uparika imodoka ku rusengero, yakunama mu modoka akaba arimo arasinya sheke ya banki, bareba amafaranga ukibaza aya mafaranga yakuye, barangiza bakavuga bati uyu muntu afite imbaraga, ari kwitara, aramerewe neza cyane. Hari abantu bafite imbaraga zitandukanye, ushobora kugira imbaraga z'amashuri. Nigeze kubona ahantu ntavuze izina, umuntu wabo yarangije AN, abaturage basasa igitenge baramuheka, karitsiye zirabyina, ati byibuze Imana iduhaye umuntu wize. Ariko Kigali nayo ni mbi, iyo ijya guhekenya ntabwo ihera ku batarakandagiye mu ishuri. Hari igikubitana n'umuntu waba uwa mbere mu ishuri, urukweto rwarahengamye, arimo kugurirwa keke n'uwabaga uwa nyuma mu ishuri. Arimo kumubaza ati ubuzima bwe sitaye gute? Ati ndugutu, Kigali yarancanze irajugunya nka shikarete yashizemo isukari. Kigali nayo iyo ukigera ufite akantu, ufite isukari iraguhekenya ikaguhekenya. Isukari yagushira na Kigali ikakujugunya nk'ahantu mu cyaro tu, kazaza wumva nawe kuba ubikugora. Samusoni abantu bamubaraga mu banyambaraga, ariko mu bintu bigendanye no kwirinda, kumenya ibyo urya n'ibyo utarya, kumenya ibyo unywa n'ibyo utanywa, kumenya icyo wemerewe n'icyo utemerewe, Samusoni yari umunyantege nke. Mu bigendanye no kwitegeka, Samusoni yari afite weakness. Mu bintu bigendanye n'ubupfura, kuba imfura mu bantu, ukaba uri umuntu w'inyangamugayo, byageze aho Samusoni bimunanira. Ariko noneho mu bintu bigendanye no gushikama mu kuri yamenye, Samusoni yari umunyantege nke. Niyo mpamvu abantu babatijwe uyu munsi ndabakangurira gushakira imbaraga aho Samusoni yaziye. Aho Samusoni yageze akajya kure y'Imana, niho wowe uhamagarirwa kuzaza ugera ugatabaza Imana ikaguha imbaraga. Twatangije indirimbo nziza ivuga ngo isengesho ryanjye. Muri ubu buzima mpura n'ibintu byinshi. Umuhigi iyo ndirimbo ageze ku gice cya nyuma yavuze ngo umunsi usoza ubuzima bwe nawe yamutekerejeho. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, twigeze kuba abanyambaraga, twigeze gukunda Imana, twigeze gukunda ibintu byayo. Ndagira ngo mwibutse uburyo wajya kuzindukira mu materaniro, mwibutse uburyo wajya gukunda ibyanditswe, mwibutse ukuntu wakundaga abantu b'Imana, mwibutse ukuntu wakundaga inzu y'Imana, kugeza ubwo icyumweru cyashira utarageze wumvaga hari ikintu wahombye. Ariko se byakugendekeye gute? Isi yarakogoshe, uri ku bibero by'isi, uzashaka gukanguka igihe cyakurenze. Samusoni yahuye n'akaga gakomeye. Abantu benshi bitiranya gutwarwa cyane no kugira imico hano, ariko ukuri ni uko umuntu utegekwa n'irari rye ari umunyantege nke. Umuntu wese utegekwa n'iki? N'irari, umunyantege nke, ntazagukanga. Tugeze kuba tuba ahantu mu bukwe, bwari ubukwe bwari hano ruguru muri Apase. Icyo gihe nari agasore gatoya, mu bukwe no gutanga inyama cyangwa ikirayi batangaga ibirayi bya sote. Icyo gihe babizanaga ku ipurato, babaga batoye umuntu wirebesha nabi ari ushinzwe kubitanga. Kuri kesi y'ibiryo bateguye umuntu ubyimana cyane. Hari abantu baba bafite indangagaciro ziri hejuru, ku buryo bavuga bati kanaka umuti yakora yicare kuri kesi birasaguka, wamwegerwa muri uti hari abantu babiri babura fanta, munsi rero twe nawe umanyura.
ibirayi rero bari barimo kubitambutsa, urumva natwe twari batoya, bagucishagaho inyama zikiri nini bajya kureba abo baziranye. Umva nagiye kubona mbona umuntu w'umugabo wambaye ikoti, wabonaga ari umuntu w'umukire, mbona ijosi ribaye rirerire, ese ibintu nini, arakanura bamuhereza fanta ya mbere ayishyitaba mu maguru, arongera rero undi nawe atambutse amuhereza indi fanta mu maguru. Uw'inyama baraje ukazaza ubona arimo ararunguruka zigereranya ahiga bigize gute ibi ni mu kanya kwibagirwa ko fanta ziri mu maguru, imwe arayikoma amavide ngo kwa abantu bose bakabona fanta zimaze, ukibaza uyu mugabo yabuze iki? Naho umuntu wese ufite irari aba ari umunyantege. Samusoni ibyo byarangiye nabi. Iki gitabo kirambwira ngo Imana mu buntu bwayo yari yaritaye kuri Samusoni kugira ngo ategurirwe gusohoza umurimo yari yarahamagariwe gukora. Kuva akivuka yari akikijwe n'ibintu byiza byari bikwiriye kugira ngo imbaraga z'umubiri, imbaraga z'ubwenge, gutungana mu mico iboneye bikunde. Ariko binyuze kuba yifatanyije nabo b'abanyabyaha, yaretse kwifatanya n'Imana, kandi aribyo byari uburinzi bw'umuntu bwonyine, maze yorama mu bibi. Nasomye mu kanya amagambo abwira ngo Samusoni hari aho yageraga agatima kakamurya, akavuga ati ariko ibi bintu ndimo ndumva umukiza abwira ko mbuze imbaraga, ngo ariko ngo imbaraga mbi ikamutinza aho hantu, guhaguruka bikanga. Iyo wahiriwe n'ibyago rero ushakira mu bibazo. Iyo wahiriwe n'iki? Ibyago ushakira mu bibazo. Samusoni yatunze abagore 3 bose bari indaya. Bimwe byarapfaga, akabwira Imana ati Imana ni wowe ubyishe, ntazongera nkahunguka. Aragize akabona kandi karatambutse ati uyu wararuta wa Imana. None se ubwa mbere mwumvisha abajura babwira Imana ngo ibarinde badafatirwaho bagiye kwiba. Samusoni yatangiye neza asoza nabi, kandi nagira ngo mbabwire, nkurikije urugendo Satani arimo kudukoresha, hari abantu twabonaga bazasoza neza barimo kugenda begereza umusozo mubi. Yesu arimo gukiza umuntu muri Yohana igice cya 5. Uyu muntu yari amaze imyaka 38 amugaye. Uyu muntu yabaga ku kidendezi cya Betesida. Iki gitekerezo mwarakize. Byakekwaga yuko hari igihe marayika yamanukiraga muri icyo kidendezi uguyemo mbere agakira. Uburyo bw'Imana bwo gukiza bwa kera n'ubu buracyahari. Mu iteraniro nk'iri haba hari umuntu Imana iri bukize, hari n'abaje bamushagaye baje kumuha serivisi nake. Korali zikaririmba, umubwiriza akabwiriza, abatanga amaturo bakayatanga, ujya Dubai akazana vandarateri. Imana ifite umuntu wayo irimo kuvuga iti nawe jya ujya kumiyaga. Dufite abantu babwira abandi kuzageza kumeruka kubera ko batigeze bemerera Imana kugira ikibamarira. Uyu muntu wari urwaye iki gihe rero Yesu arahaca, ahaciye aramwitegereza, abona uyu muntu arababaye. Abandi bari bafite bene wabo babakurikirana, ariko igihe Yesu yari amurebye aryamye, umurongo wa 6, Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Amen. Yesu niwe wenyine ushobora kutureba akamenya igihe tumaze tugize gute turwaye. Kandi Yesu kuko yageragejwe natwe azi kumenya indwara yacu urwego igezeho. Aramwitegereza, aramubwira ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja. Ariko ugagiye gutanga igisubizo. Yesu aramubwira ngo urashaka gukira. Kuri Yesu ntaba akeneye ubusobanuro bwinshi. Yesu aba akeneye yego cyangwa oya. Undi aratangira ati databuja, jyewe simfite umuntu ucugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza udatanga kumanuka. Mu magambo make ari kumwe n'uwaremye abantu, ariko arimo arabwira Yesu ko yabuze iki? Yabuze umuntu. Reka mbabwire, ibibazo ufite kuba bidakemuka si uko udafite umuntu, ibigeragezo ufite si uko udafite umuntu, akaga kakugarije si uko udafite umuntu, ahubwo ikibazo ni uko Yesu ari iruhande rwawe, wowe ukamupfusha ubusa. Yesu arangije areba uwo mugabo
Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Iri somo rirahuza n'indirimbo ya mbere korali iririmbye, kwizera n'imirimo buri gihe byagiye bifatanya. Iyo umuntu agize kwizera, hari icyo ijuru risaba yuko agomba gukora cyerekana ko iby'ijuru ryatanze arihaye agaciro. Babe muzima, bantu b'Imana mwabatijwe, ubu mubaye bazima, ariko uko muzarushaho guhurira na Yesu mu rusengero rwe, niko azarushaho gutsindagira isezerano ryo gukira kwawe. Ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya kangahe. Mu magambo make, hari ishyano rihora ridutegereje kugira ngo tuzasoze nabi. Abantu batangiye rwose, batangira urugendo batarya inyama, batanywa amazi adatetse, bishyura abantu amadeni babarimo, none basigaye birirwa mu bushashwa barya inyama z'abantu. Uramuguriza ahubwo yarangiza akavuga ko ari we wakugurije. Inama z'itorero zikora ibibazo bitazakemuka. Kubera iki? Hari abantu bari baratangiye neza, Satani arimo gushaka yuko babona ishyano riruta irya kangahe. Uyu muntu byaramutangaje cyane, kandi amagambo Yesu yamubwiye mu rusengero yarinze yongera gufata yibagiwe, kandi ari mu bantu bagize umugisha wo gusoza neza. Bantu b'Imana, niba ubizi ko Imana yagutangije urugendo, ukeneye gusenga no kubana n'Imana cyane, kugira ngo muri iri korosi risoza udasoza nabi. Wari inyangamugayo none ugiye kuba igisambo, wagiraga abandi inama none ugiye kuba indaya, wari umuntu ukangurira abantu umurimo w'Imana none ugiye gusoza ubuzima ari wowe uca abantu intege zo kuwukora. Wari umuntu witanga kandi ntacyo ufite, none ubu usigaye ufite amafaranga, nta turo watanga mu rusengero, nta cyacumi, ababyeyi bawe nta kintu bamarira, leta ntushobora, n'amafaranga y'umutekano n'isuku muri karitsiye nayo wayibitseho. Ugeze no ku rwego rwo kwiyima, cyakora ukabona umuntu arazungereye ku bisenya mugogo, abantu bagahungiza batikuza n'amata bagasuka mu kanwa, wajya kubona ukabona aregutse atahandi ni hehe, kandi ubwonko yari agiye kurangura. Urarangura iki? Urarangura iki? Reka mbabwire, tuzatangira twime, tubirangire twimye ababyeyi, twime abavandimwe, igihe kizagera twime itorero, twime n'Imana, tuzapfana n'icyo tugeze. Haranira gusoza neza, haranira gusoza neza. Dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Muri Bibiliya zanyu ndagira ngo mbasabe tujyane mu gitabo, harimo amagambo yarangaje cyane. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, harimo amagambo nasomye arantangaza cyane. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 20, handitswe amagambo akomeye. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranisamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga, icya mbere twabanje kumenya ibya Yesu, turangije turahunga, twasohotse mu nzu zireberwamo amafilime, twasohotse mu bubari, dusohoka mu miryango irimo abantu bagira amoko barobanura abantu mu nzangano zabo, dusohoka mu bantu b'ibirara twakuranye, dusohoka mu matsinda atandukanye apfuye, turaza kuko kumenya neza Yesu, turaza turahunga, tuza tuva mu by'isi byonona, none Satani yongeye gutuma tubyizingitanizaho. Iby'isi birimo biratuzirika, natwe tukabyizirikaho ku buryo byatangiye no kutunesha. Bibiliya iravuga ngo ibya nyuma by'abo bantu biba birushije ibya mbere kuba bibi.
byanga byakunda umuntu wageze kuri uru rwego azasoza. Bibiliya iravuga ngo icyajyaga kubabera cyiza iyo baba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isuriye kuki? Kubirutsi. Imbwa zirimo zirasubira ku birutsi. Kubera iki? Bibiliya ivuga yuko abantu batinya ubuzima bakava mu masezerano y'Imana. Bibiliya yabise imbwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe. None imbwa zongeye zasubiye ku birutsi. Hari ukuntu imbwa izenguruka muri karitsiye igacanwa n'igipusi cyapfuye igatangira ikamanuka ikagera ahantu bateye imbeba umuti igapfa ikarenzaho, igaca ahantu mu makaritsiye igisanzwe isanga basutse ifiriti ikajugunyaho, yarangiza bikanga byamara kwanga ikumvira birasungera. Imbwa yarangiza ikagenda igashaka ahantu heza cyane rwose hasukuye, igahita ibiruka byose ikabisubizaho, ikarobanura n'ibyayiteye iseseme ikabishyira ku ruhande, ikongera igasubira kuri bya bindi. Ni nako umukristo usubira inyuma bimugendekera, aratangira akagira ibyaha abona yagumana kuko bimutunze. Ibyo byaha avuga ati ntabwo nabaho nabikora, ariko ibyo abona birimo kumuzengereza cyane bituma bamubwira bati kana waraguye, abishyira hariya akabyegeza ati mwe muratuma nduka. Ubwo ubuzima abantu bagiye kubamo ni ubuzima bw'ububwa, ibintu twari twaratsetse abantu babikora, nitutitonda tuzisanga ari twe tubikora. Ariko n'ijuru hari Imana irimo gukora ibitangaza, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Hari ibintu bitatu byakuhagiye igihe waza. Twahindutse hano twese tumeze nk'ingurube, ariko mbabajwe nuko twongeye kuzibazo. Abantu bongeye babaye ingurube ndetse barimo baranazirika. Ubu tuzanye imashini ipima akabenzi hano nakumve wanarabana azaguhoza hafi y'ahantu hari ibyondo. Reka mwibutse ko wigeze koga, wigeze gucya. Saba Imana, ubwira Imana uti unyeze dushobora. Hari ikintu nagira ngo mbabwire mukwiye kwirinda muri iki gihe. Mu gitabo Kwizera n'Imirimo paji 40 haranditswe ngo kwizera n'imirimo bizatuma tuba duhagaze neza, kandi bitume tugera ku ntsinzi mu murimo wo gutunganya imico ya Gikristo. Kwizera iby'Imana yavuze, kuyisaba kubishyira mu bikorwa, biri mu bintu bizatuma tugera ku ntsinzi. Tubayeho mu gihe cy'ingenzi kandi gitangaje cyo mu mateka y'isi. Dukeneye kuba dufite kwizera kurenza uko twigeze kugira, kuko dukeneye gukomezwa kwisumbuyeho guturutse mu ijuru. Dukeneye gukomezwa. Abadivantisiti ntabwo tujya tugira isakaramentu ryo gukomezwa. Reka twebwe twemera yuko Imana iraritse umuntu, Imana aba ari izamukomeza. Kubw'ibyo rero dukeneye gukomezwa byisumbuyeho. Uko gukomezwa kwawe kuraturuka ku isano ufitanye n'Imana. Nshuti zanjye, nta rwitwazo rwo gukora icyaha cyangwa urwo kutagira icyo dukora mu nzu y'Imana. Ntabwo. Kristo yatubanjirije imbere kandi yifuza ko tugera ikirenge mu cye. Yarababajwe kandi yaritanze kurusha uwo ari we wese muri twe kugira ngo atwegereze agakiza. Ntabwo dukwiriye gucika intege. Kristo yaje kuri iyi si yacu azaniye umuntu imbaraga z'Imana, amen, kugira ngo binyuze mu buntu bwe duhindurirwe gusa nawe. Igihe kumvira Imana biri mu mutima, igihe hakoreshwa umuhati ngo ibyo bigerweho, Yesu yemera ubwo bushake n'uwo muhati nk'umurimo uhebuje iyindi yose uwo umuntu akoze, maze Yesu akaziba icyuho cy'intege nke akoresheje ibyiza we yakoze nk'Imana. Nyamara ntabwo azemera abavuga ko bamwizera ariko bakaba batumvira amategeko ya se. Twumva ibintu byinshi bivugwa ku kwizera,
nyamara dukeneye kumva ibiruseho bivugwa ku by'imirimo. Abantu bashuka imitima yabo bwite binyuze mu kubaho imibereho y'idini yoroshya ibintu, yemera ibintu byose kandi ntiyikorere umusaraba. Idini yawe niba itakutoza kwikorera umusaraba ngo ubane n'Imana, wikorere ibigeragezo n'amakuba yawe, ubwire Imana uti Mana, iki kibazo ninjiyemo uzandinde ko kinyanduza. Hari abantu bari hano bahoze bagirira abantu neza, ariko kubera ko babagiriye neza ntibayikwiture ngo nawe wabaye mubi. Hari abantu bajyaga bacumbikira abashyitsi, ariko ubu babivuyemo. Hari abarihiraga abana amashuri atari n'ababo batarabyara abana, none barabiretse. Hari abagiraga neza mu nzu y'Imana, ubu barabiparitse. Abantu bose Satani arimo aragenda bajyana ku gusoza nabi. Subiye mu nzoga, subiye mu matsinda y'abantu bapfuye, usigaye ufite ibitekerezo biciriritse. Amasezerano y'Imana warayataye, usigaranye amaganya. Umuntu asigaye akugirira nawe ukamara iminsi ibiri udasinzire ngo nawe uzamwihimuremo. Nubwo murajya he? Ntukongere gukora icyaha utazagira amateka ya nyuma arusha aya mbere kuba mabi. Matayo 12 twerekera ku musozo. Matayo igice cya 12. Bibiliya yanjye ariyo namwe mufite iravuga ngo iki? Matayo 12:43. Matayo 12:43. Dayimoni iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi, ashaka uburuhukira akabura. Dayimoni wigeze kukuvamo, cyagiye wiyiriza ku busa, cyagiye wasengaga, cyagiye wakundaga Imana, cyagiye wabyuka ugasenga ukagendana igitabo cy'ijambo ry'Imana, waba uri mu bantu babi ukirinda ko bakwanduriza umutima. Kimwe gihe dayimoni yari yaragiye. Murongo wa 44. Dayimoni iyo bimaze kugenda gutyo, aricara akavuga ati, reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Dayimoni araza, yagerayo agasanga inzu irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. Umwami Yesu ntawe ufite, ari gusigaye ugira gahunda, uri umusirimu, uzi kugenda n'ibitabo by'idini. Umuntu arakureba akabona utuntu twari turi kuri gahunda, ariko n'imbere Umwami Yesu ntahari. Niko kugenda dayimoni akazana abandi badayimoni 7 bakurusha kuba babi, bakinjira bakababo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba kuri iki gihe. Dayimoni arimo azaka umusada muri ino minsi. Bishoboka kurimo kuba mubi cyane, ibanga nta rindi n'iri. Dayimoni wari waragiye yaragarutse muri wowe, ariko yaka umusada w'abadayimoni 7 bamurusha kuba babi. Niyo mpamvu ugiye kuba mubi, n'ibyaha wapangaga kutazakora uzisanga wabikoze. Ariko mu ijuru hari Imana idukunda. N'ubu Yesu arahari ngo acagagure imigozi, abantu bongere babaho umudendezo. Muri uyu mugoroba navuga ko ari umugoroba ko saa sita zarenze. Haramutse hari umuntu ushaka gutabara ubuzima bwe, akabwira Imana ati, Mana, natangiye neza ariko ndimo ndabona aho byerekera, nzasoza nabi. Tabara umusozo wanjye. Wowe Alfa na Omega, n'iherezo ryiza. Bakubana n'abantu amahoro, bagutegura ubuzima bwanjye. Urupfu rurimo ruriba abantu, urupfu rwegereye abantu kuruta ikindi gihe. Sinifuza kuzasoza nabi, mpa amahirwe yo kuzagira umusozo mwiza. Umuntu ubwana nawe usaba Imana umusozo mwiza, akaba asaba Imana gukomezwa nayo, akaba asaba Imana kurwanirirwa nayo, akaba yari yaracitse intege, asaba Imana ko yongera kumubyutsa. Niba hari ngwino dusenge. Abantu mwabatijwe, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibaramire. Ariko wowe urimo gusaba Imana ngo Mana, ngize amahirwe, ndahagurutse, ndagusaba umusozo mwiza, kugira ngo nigeze kugira imbaraga, ndasaba ko ngarurira ibihe byiza nahoranye nawe. Niba uhari ngwino dusenge. Tera intambwe, Imana ibaha umugisha. Utera intambwe, muze twisabire Imana imbabazi. Turagize
reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday or in Kevino Entertainment with Kevino Photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevino Photographer, online service, make more than one with us.